Abakunzi ba Nexus TV aho muherereye hose umutwemerere tubifuriza gukomeza kugira amahoro y'Imana ndetse no guhaha mukaronka mu byo mukora byose. Uyu munsi rero turavuze tutireka tugaruka gatoya ku mateka y'umuryango wa Major General Fred Gisa Rwigema na Janet Rwigema bashyingiranwe tariki ya 20 Kamena 1987. Aya mateka rero tugiye kugarukaho akaba ari amateka y'abana babo babiri bafitanye cyangwa se babyaranye. umwe akaba yitwa Eric Gisa Rwigema undi yitwa Teta Gisa Rwigema. Mu by'ukuri nta makuru menshi avuga kuri aba bana, ariko turifashisha bimwe mu byagarutsweho na Perezida Kagame tariki ya 6 Ugushyingo 2021 mu bukwe bwa Teta Gisa Rwigema umukobwa wa Fred Rwigema. Icyo gihe akaba yarashyingiranwe na Marvin Manzi umuhungu wa Louis B Kamanzi nyiri Radio Flash. Icyo gihe Janet Rwigema yagaragaje ko ashimira umuryango wa Perezida Kagame wamufashije kurera abana kuva se yatabaruka tariki ya 2 Ukwakira 1999. Janet Rwigema muri ubwo bukwe yagize ati: ndagira ngo mumfashe gushimira nyakubahwa Perezida wa Repubulika na Madamu ku ruhare rukomeye cyane bagize mu muryango wacu. Aba bana bashoboye kwiga, ntacyo babuze, mwarakoze, ndabashimiye mbikuye ku mutima. Perezida Kagame nawe yumvikanye agira ati: Teta ni nk'umwana wacu nk'uko dufite abandi, akaba umwana wacu kubera ko ari umwana wa Gisa na Janet ndetse akaba ari umwuzukuru wa Kimonyo, ni umubyeyi wundi uri hano, dufitanye amateka maremare cyane n'iyo miryango mvuze. Perezida Kagame agaruka ku kiganiro yagiranye n'aba bana bombi n'isezerano yabahaye, atangira n'isezerano yabahaye abwira Teta Gisa wari wakoze ubukwe ati: uriya musaza wawe akirangiza amashuri yisumbuye nicaranye nawe kandi ndanamugutumyeho, nizere ko yakumereye ubutumwa ndetse nanamutuma no ku mubyeyi wundi yasigaranye. Twagiranye ikiganiro kinini cyane nk'uwubaka umwana muto ukura. Agaruka ku isezerano yabahaye aba bana bombi ati, Perezida Kagame ati ari we, ubwo yavugaga Eric Gisa Rwigema na mushiki we Teta Gisa Rwigema, narabasezeranije ko ntacyo bamburana gishoboka ku muntu. Ariko icyo gihe nyine hagera igihe hakazamo ibintu birebire birimo amatiku n'amagambo aturutse hanze. Rimwe na rimwe ibyo nabyumva nkasubira inyuma nkicecekera nkabyihorera. Icyo gihe Perezida Kagame yagaragaje ko atishimira kuba Eric Gisa Rwigema atitabiriye ubukwe bwa mushiki we. Ati: Teta, ndagutuma, ndi butume Janet, ukavugaga umugore wa Rwigema, ndetse ndi butume na nyogokuru. Hano ntabwo nabonye umuhungu wa Gisa, ngira ngo ntabwo yashoboye gutaha ubukwe. Mumubwire ko yari akwiye kuba ari hano, akwiye kuba ari mu gihugu se n'abandi twese twaharaniye tukaba twarakibonye. Mumumere ubutumwa, sinshaka ko umuhungu wa Fred yaba hanze cyangwa yaba impunzi. Ashimira Teta ati: ariko ndashimira Teta, abakobwa n'abagore n'intwari baraturuta akenshi. we yagumye hano anashakiye n'urugo hano, yagenze hirya ariga arataha. Janet ntabwo nifuza ko umuhungu wa Gisa yaba hanze keretse ariko yabihisemo, hari impamvu, ariko akwiye kuba mu Rwanda cyangwa se akagira uburenganzira bwo kujya agenda akagaruka, ntazashake ubuhungiro hanze. Nubwo hatagaragara amakuru ya Gisa Eric Rwigema, ariko mushiki we Teta Rwigema hari amakuru amugarukaho, dore ko anafite umwanya muri guverinoma y'u Rwanda. Inama y'abaminisitiri ya tariki ya 27 Gashyantare 2024 muri village Urugwiro yari iyobowe na Perezida wa Repubulika Paul Kagame, yashyize abayobozi mu myanya mu nzego zitandukanye. Mu bahawe inshingano harimo
Teta Gisa Rwigema aho yagizwe umuyobozi mukuru ushinzwe Africa, Director General of Africa muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Minafete. Bikaba byari kuzamurwa mu ntera kuko mu nama y'abaminisitiri nayo yateranye tariki ya 13 Gicurasi 2022 yari yagizwe umuyobozi mukuru w'ishami rya Afrika yunze ubumwe, Director of African Union Unity. Teta Gisa yaminuje muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika by'umwihariko muri kaminuza ya Kent State, ubwo ni muri leta ya Kent, aho yize ibijyanye na politike kuva mu 2009 kugeza muri 2014. Afite impamyabumenyi icyiciro cya gatatu cya kaminuza yakuye mu Bwongereza muri kaminuza ya Cardiff hari hagati ya 2016 mu bijyanye n'ububanyi mpuzamahanga n'itumanaho, International Public Relation and Global Communication. Mu 2018 yari umwe mu bakozi bo mu ishami rya Afrika muri Minafete. Ni ukuvuga ngo guhera muri 2018 nk'uko wabyumvise n'ubu uyu munsi akora muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga. Muri 2018 yari umwe mu bakozi bo mu ishami rya Afrika muri Minafete. Icyo gihe n'ubundi nabwo yakoraga muri iyi Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga mu ishami rishinzwe Afrika. Urubuga nk'uko bigaragara ku rubuga rwa LinkedIn rugaragaza ko kandi Teta Rwigema yanabaye umwe mu bayobozi bakuru muri iryo shami, aho yari African Union Senior Officer. Teta Gisa yabaye umukozi w'umuryango w'abibumbye ishami ryita ku baturage UNFPA. So uyu munsi rero tuvugana Teta Gisa Rwigema ni umukozi n'ubundi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga. Wumva ko yakomeje kugenda akorera kuva muri 2018 kugera ubwo azamuwe akagirwa Director of African Union Unity hari mu mwaka wa 2022 nk'uko bigaragara ku rupapuro rw'ibyemezo by'inama y'abaminisitiri ya tariki ya 13 Gicurasi, ndetse kandi aza no kongera kuzamurwa kugeza uyu munsi akaba ari nawo mwanya akiriho. Hari ku itariki ya 27 Gashyantare 2024 ubwo inama y'abaminisitiri yayobowe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika yamugiraga umuyobozi mukuru ushinzwe Afrika muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane. Mu gihe birumvikana nimba ari umukobwa wize kaminuza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri kaminuza ya Kent State hagati ya 2009 na 2014, ubwo aho yakuye impamyabumenyi icyiciro cya kabiri, aza no gukomeza yiga muri kaminuza ya Cardiff mu Bwongereza, aho yakuye noneho impamyabumenyi ya kaminuza icyiciro cya gatatu mu birebana n'ububanyi n'amahanga n'ububanyi mpuzamahanga n'itumanaho. Uyu munsi rero akaba ari umukozi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga nk'uko twabigarutseho. Nta makuru mu by'ukuri agize uretse amakuru twagarutseho yo kuba mu by'ukuri yaba Eric Gisa Rwigema ndetse na Teta Gisa Rwigema ari abana bakuze bakuriye mu biganza byiza, no kuvuga bakuriye mu biganza by'umuryango wa nyakubahwa Perezida wa Repubulika, uvuga ko rwose abana bitewe n'amateka Perezida Kagame ubwe afitanye na se Major General Fred Gisa Rwigema bafata nk'abana be, kandi na Jeannette Rwigema umugore wa Major General Fred Gisa Rwigema agashimira mu by'ukuri ko abana ntacyo babuze, bize bakaminuza uyu munsi bakaba babayeho mu buzima n'ubundi nyine bwiza muri rusange bukwiriye. Ariko nanone nk'uko nyakubahwa Perezida wa Repubulika yabigaragaje, yavuze ko rwose atifuza ko hari ikintu na kimwe cyazatuma abana ba Fred Gisa Rwigema babaho batisanzuye mu gihugu ise yaharaniye ko kibasha kubohorwa, uyu munsi kikaba cyarabohowe. So rero turakomeza kugenda tubakurikiranira cyangwa se tuzakomeza kugenda tubagezaho amakuru atandukanye, yaba
yaba amakuru acukumbuye ku ngingo runaka ndetse n'andi makuru ajyanye n'aho ubuzima bw'igihugu yaba igihugu cy'u Rwanda, Afurika ndetse n'isi nzima dutuye agerageza. So bakunzi ba Nexus TV, reka tubashimire, twifuza gukomeza kugira ibihe byiza. Tubonereho kandi kubasaba niba utari bakorera subscribe wayikora, kanda like ndetse ugakomeza gusangiza n'abandi ubutumwa cyangwa se aya makuru meza tuba twagiye tubegeranyiriza. Turabashimiye kandi turabakunda.